aka kanya tuvugana mu mujyi wa Kigali hari impinduka zihuse ndetse ntekereza yuko wenda ku bantu benshi cyane bagiye kugerwaho ingaruka na kino gikorwa leta ikoze. Ni igikorwa nabamwe kiza ariko ni igikorwa cyihutirwa cyemuka kubera yuko nkuko bigaragara muri no nyandiko bigaragara ko nta kintu batakoze. Abantu benshi bajyaga bibaza bati abantu batunzwe n'imirimo igiye itandukanye, nanone mu Rwanda kugenda hafunga ibintu bigiye bitandukanye, ama business agiye atandukanye ndetse abikorera n'abakorera abandi bakugerwaho n'ingaruka ni gahunda u Rwanda rwatangije. Ariko mu rundi ruhande nanone abantu benshi bari batunzwe n'imirimo igiye itandukanye bari mu marira. Navuga yuko bataragiye bizigama kano kanya, navuga yuko rwose imiryango yabo iri mu kaga. Umujyi wa Kigali rero hari impinduka zibayemo zihutirwa ngira ngo nze kubagezaho nyuma yuko tuzimenye kano kanya, cyane cyane muzi yuko hangane honyine ushobora kubona amakuru nk'ayangaya. Wajya guhibaza ati ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butanga uburenganzira bwo gukorera ahantu hakorewe iki cyangwa se byagenze gute? Ariko mu by'ukuri burya hari ibintu bigenda bikorwa kabone nubwo wenda abantu benshi batabyumva kimwe. Hari ubwo wenda ushobora kuba wenda wakoraga ahantu ugasanga wenda bwacya mu gitondo hari impinduka zahabaye zatuma usubira mu rugo mu gihe runaka udafite ahandi hantu kujya gukorera akazi kawe ka buri munsi. Rero mu minsi rero cyangwa kano kanya tuze tubabwire mu by'ukuri ni izihe mpinduka zibaye muri Kigali by'umwihariko abantu bakorera mu nyubako y'Inkunda Mahoro. Ibintu bishyashya noneho byongeye guhita bihinduka ku bantu bose, yaba abashoramari cyangwa se abakoreramo cyangwa se ba nyiri inyubako. Uyu munsi rero ndayambabwira by'umwihariko yuko mu mujyi wa Kigali habonetse kijyanye no gufunga by'agateganyo inyubako y'Inkunda Mahoro kubera kutubahiriza ibisabwa birebana n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Mwibuke neza nanone yuko mu minsi ishize itarenze 2 cyangwa 3 nibwo FDA yagaragaje yuko hari inganda zafunzwe. Ubwo leta bibaza noneho abantu kano kanya bakorera mu nyubako y'Inkunda Mahoro, ndatekereza naranyabwo hari kibaye kidasanzwe. Aka kanya rero nkuko bigaragara hano, ndagira ngo usabe gukanda like cyangwa se gusharinga ibiganiro byacu ubundi cyo twiyana mu biganiro bigiye bitandukanye. Aha rero ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukaba bumenyesha abakodesha, ubwo babandi twita abapangayi, abagana inyubako y'Inkunda Mahoro n'abantu bose muri rusange ko iyi nyubako ifunzwe by'agateganyo kubera ko ubuyobozi bwayo bwakomeje kwirengagiza gushyira mu bikorwa amabwiriza yo gukemura ibibazo bikomeye bijyanye n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Bivuga ngo ibintu bitatu nibyo bishobora kuba bifunze inyubako. Wahita wibaza se ni burundu cyangwa se wenda ni igihe gitoya? Kubera yuko niba bigaragara yuko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagiye buvugana n'abayobozi b'ino nyubako y'Inkunda Mahoro. Inkunda Mahoro ni nyubako y'Inyabugogo ndetse ikoramo abantu batandukanye, bakaba bashinzwe yuko bagiye babwirizwa kenshi cyane kujyanye n'ikijyanye n'umutekano cyangwa se ibibazo bikomeye bijyanye n'umutekano, harimo isuku no kubungabunga ibidukikije, urumva nyine environment muri rusange. Aha rero wenda njya mbabwire mu by'ukuri ukuntu byatangiye uze kuza kubimenya, kubera yuko hagati ya Gicurasi na Kanama ubwo ni mu kwa 5 no kwa 8 ku bantu batazamaze mu Kinyarwanda, by'umwihariko mwaka wa 2026 ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwahaye ubuyobozi bw'inyubako amabwiriza y'inyandiko zitandukanye zisaba gukosora ibibazo byagaragajwe. Ubwo nyine byane twavuze haraguru. Nuko nyine bwagiye bwibutswa inshuro nyinshi cyane, nibwigeze bukemura ibibazo by'ingenzi birimo kohereza mu gishanga amazi yanduye arimo imyanda iva mu bwiherero bw'inyubako, hakaza n'ibintu byongeye gukorwa ku itariki 10, akaba n'ibintu byongeye gukorwa ku itariki 7 z'ukwa 8 2026. Ibi rero byatumye noneho haza imyanzo isa nk'ikomeye. Nuvuga ngo bagiye babwirwa kenshi yuko bagomba kugerageza by'umwihariko gutunganya cyangwa se gukemura ibibazo nk'uko byari byavuzwe mu nyandiko zitandukanye. Irete rero cyangwa se ibaruwa ibahagarikira avuga ati bityo iyi nyubako izafungurwa ari uko ubugenzuzi bw'inzego zifitiye ububasha bwemeze ko ibyasabwe byose byakosowe. Aka kantu twumve neza, byafunzwe n'icyo cyangwa se inyubako yafunzwe cyangwa se ibikorwa byose byakorwamo byafunzwe, ariko bityo iyi nyubako izafungurwa
ari uko ubugenzuzi bw'inzego zifitiye ububasha bwemeje ko ibyasabwe byose uko ari bitatu n'ibindi wenda bishamikiyeho byakosowe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rero burasaba ubuyobozi bw'inkundamahoro kwihutira gukemura ibibazo byagaragajwe kugira ngo inyubako yongere gufungurwa mu mutekano kandi vuba, bityo imirimo itunze benshi n'ibikorwa by'ubucuruzi biyikorerwamo bikomeze, cyane cyane yuko urumva yuko nyine na leta izi yuko hari abantu bari batunzwe n'ino nyubako y'inkundamahoro, harimo ubucuruzi bwinshi cyane cyangwa se harimo services nyinshi cyane zakorerwamo. Leta igakomeza ivuga iti nanone ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buributsa kandi abafite inyubako, ubwo n'abandi bose babandi twavuga nyine bafite inyubako mu turere dutandukanye cyangwa se ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyane, haba mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye cyangwa se mu turere, abazicunga ari abazifite ba nyir'ubwite cyangwa se abazicunga, abacuruzi babandi baba baraje gukodesherezamo, ndetse n'abaturage muri rusange ko bibukijwe kohereza amazi yanduye atatunganyijwe cyangwa imyanda iva mu bwiherero mu bishanga. Bivuze ngo bibukijwe kohereza aka kantu mwakumvishe none mu miyoboro y'amazi muri za ruhurura cyangwa se ahandi aho ariho hose hatubahirijwe cyangwa se hatabugenewe, abanga bagomba guhita bihanirwa. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buributsa kandi abafitiye inyubako, abazicunga, abacuruzi n'abaturage muri rusange ko bibujijwe kohereza amazi yanduye atatunganyijwe cyangwa se imyanda iva mu bwiherero mu bishanga. Ntabwo bemerewe nyine kuba bafata ya myanda iva mu bwiherero cyangwa se wenda amazi yanduye ngo ayohereze ahantu ko nyine hegeranye n'ishanga, cyangwa se babinyuje mu miyoboro y'amazi muri za ruhurura cyangwa se ahandi hariho hose hatabugenewe. Abazarenga kuri aya mabwiriza bazabihanirwa. Urumva nyine hari hiyanye no kuba bari kubarega umutekano, isuku muri rusange no kutubahiriza amabwiriza agenga ibidukikije. Bivuga ngo byumvikane yuko ino nyubako y'inkundamahoro yo bigaragara yuko wenda buriya nayo yafataga ari imyanda muri toilette, amazi yanduye bakaza kuyohereza mu bishanga bya Nyabugogo cyangwa se ahandi hantu hatabugenewe, ariko hifashishijwe imiyoboro imwe n'imwe ya za ruhurura, imvura yagwa nyine bagahita bakubitamo. Ibi ni ibintu biri ahantu henshi cyane mu nyubako zitandukanye, nubwo wenda leta itangiriye mu mujyi wa Kigali, ariko ahangaha nanone bagomba gushiraho akadomo mu buryo kugira barengere ubuzima bw'abaturage muri rusange. Bakomeje bagira bati kubungabunga Kigali yacu ngo ikomeze kurangwa n'isuku hose, kugira umutekano no kuba isoko y'ubuzima buzira umuze ni inshingano zacu twese. Umuturage, umuyobozi n'undi wese uhagenda ugomba kubahiriza ikijyanye n'aya mabwiriza yo kubungabunga isuku muri rusange, kugira umutekano no kuba isoko y'ubuzima buzira umuze akaba inshingano yawe. Wowe twumvishe kano kanya rero, abantu benshi bibazaga bati impinduka zawe muri Kigali noneho ni izihe? Ese noneho Kigali nayo bagiye kwifunga? Ariko mu by'ukuri ahangaha bahereye navuga ko ari ahantu heza, n'ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyane, abajya kuharangurira, abahacururizaga, serivisi zitandukanye zatangirwaga. Ariko mu by'ukuri ibyakorerwa cyangwa se bijyanye n'umutekano muri rusange w'abantu bahakoreraga, isuku muri rusange cyangwa se wenda no kutubahiriza amabwiriza agenga ibidukikije byari biteye ikibazo muri rusange. Abantu rero kano kanya mwabazaga bati ese ni hehe hafunzwe? Ni ino nyubako y'inkundamahoro, ngira murayizi ko iba hano hafi ya Nyabugogo. Ndabizi neza wenda abantu batari mu Kigali uhageze niyo nyuka baguha, kuko ni itangazo ryaje rifite titre ivuga ngo gufunga by'agateganyo inyubako y'inkundamahoro kubera kutubahiriza ibisabwa birebana n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Aho ngaho uri ho bimeze gute? Ntekereza ngo ibi bintu wenda bahita babyapurika no mu mahoteli, mu mabari, kubera yuko naho ni ahantu hahurira n'abantu benshi cyane, mu masoko muri rusange. Ahangaha wenda n'inyubako y'umuntu ku giti kiwe cyangwa se wenda y'umushoramari, ariko ntekereza yuko buriya mu masoko amasoko rwose agiye atandukanye uzasanga umwanda ari ikibazo, cyangwa se wenda uburyo ki babungabunga isuku muri rusange, nubwo haba hari abantu wenda bita ku masuku ya buri munsi,
ariko abashinzwe kugenzura bino bintu bongeye barebe abaturage bari mu ntara mu turere dutandukanye noneho babafashe. Ndagira ngo niwanye natwe mu kiganiro nk'iki ngiki ahanga naho nyine ushobora kubona update news cyangwa se ubusesenguzi bugiye bwagutse, kandi nshimira umuntu wese ubana natwe. Niba ari ubwa mbere, kana subscribe uha abandi kino kiganiro cyangwa se gisangize n'abandi kugira bajye bakibona ku ikubitiro igihe tugishizeho. Bye bye, aha ni kuri channel yanyu nka wa muhungu wanyu, turagukunda cyane. Dusubire mu kiganiro gikurikiraho mu yandi masaha nk'aya ngaya.